Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje cyane kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundi. Reka nizere ko mumeze neza rero mwese aho muri abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndetse n'abari mu Rwanda mwese ndabasuhuje. Reka nshimire mwese mutange inama n'ibitekerezo muri comment ubufasha mugenda mutanga bugiye butandukanye mu bantu bagiye batandukanye tuba twaganiriye nabo. Ndabashimira cyane buri wese ugira igitekerezo atanga cyangwa inama n'ubundi bufasha ndamushimira cyane. Uyu munsi turi kumwe na Farida rero yambaye noneho nk'abamama yitandiye umufite Farida meze neza mwaka mushya muhira kuri twese. iminsi mikuru yiteguye iterera Shumva nyiteguye neza niba hari mu bantu bameze neza nanjye ndimo. umeze neza Meze neza. ubyumva gute kumera neza abandi bameze nabi? Ntibabizi turi kumwe na Farida rero nyuma y'iminsi hari haciyeho iminsi tutaganira ndumva twayirukanaga mu gihe cy'umurenge wa Gilbert nibwo duherukana. Uyu munsi rero muntu ari ku murenge mu kwerekanwa kwa Samantha n'umugabo we mu rusengero. Twose n'ibintu byabereye umunsi umwe niho duherukana byari bikaze kiriya gihe ariko akabyere wari wagahaye we shana nagahaye bya bindi byanyabye ariko nguno umwana wari wakagusabye akabyere na rikeri buraraga agasikoro akandimu mana ndabisabwa muri iyi minsi ahubwo mva muri iyi minsi uri kubisabwa urakomeye rero ahandi shanda komeye ndashimira urasa neza rwose biragaragara ko meze neza muri iyi minsi ni ibintu biri kwigaragaza meze neza cyane akabebe kameze gate mu nda kameze neza urasa neza nyine hari ukuntu umuntu atwita indi kamugwa nabi akarwara ibiheri agasa nabi ariko wowe rwose umwana akurguye neza urabona kuri kugenda ucya meze yego subumana mwe mubibona muri butubwire muri comment meze neza muramubona muti hanyuma rero Farida impamvu nakutumiye ngo tuvugane ni impamvu ebyiri eshatu. Impamvu ya mbere nuko hari umuntu wifuza kuza wakuntumyeho muri makeya hari umuntu wakuntumyeho hari umuntu wakuntumye arambwira ngo ambwira ibyo nzakubwira ariko ambwira ko nawe ashaka kuzahura nawe. Ikindi yego uranamuzi. Ikindi twari dufite amatsiko kumenya nyuma ya kiriya gihe uko byagenze n'ibyo wavuze by'indango ya Gilbert kumenya nyine uko byaje aho bigeze nyine niba ari byo cyangwa atari byo. Na comment nshaka kuza kugusomera nkeya abantu bagenda abantu nyine ibitekerezo by'abantu nyine muri comment uko bakuvuga nyine n'ibyo bintu bitatu byatumye nguhamagara ariko igikomeye cyane ni icyerekeranye na Lucky mushuti wawe. Ubwo rero muri ibyo byose ndagira ngo duhere ku kijyanye n'ubukwe bwa Gilbert. Abantu benshi batangaye kuri kiriya kintu wavuze kumutwitiye. Ndagira ngo tubure icyo kintu dusa n'abasesenguraho cyangwa duse nkaho tumara amatsiko. Hari ukuntu umuntu akubwira ikintu ariko ukifuza ko noneho nyine dushire amatsiko tumenye Farida bimeze kuko hari ibintu byuvuga tukagira ngo ahari ntago ari wabivuze tukibaza Farida bimeze biti. Uriya munsi byaragaragaraga ko n'abantu bose aribonye ko wari wanyweye wari wasinze. Nari nanyweye ko ntago nasinze bitandimo. Ariko abenshi banavuze ati Fadasha kuba yasinze akaba yasindanye kiriya kintu ariko ibyo avuga ntago ari ukuri. Tubwire Farida ubundi bimeze biti ibyo bintu. Abantu mushidikanye rero ko nge ndatwite. Sinzi niba ijisho ryanyu ribaye cyangwa ritabaho. Gusa icyo nababwira cyo ndabashimira ku bw'inama zanyu ariko nabakomeza kuntuka niba mubona yuko izo nama iz'ibitutsi zanyu arizo zikenewe mu ntugi. Ariko icyo nzi neza cyo nuko nababwiye ukuri nkababwira n'ikintira biriya byose. So rero kugeza uyu munsi rero wihangane ibyo turabivugaho kubera ko bari abana bifitiye ubukwe bamaze bifitiye gahunda zabo ntago bari muri ibi ngibi byo kuvuga ngo birabareba. Ikintu cyo kuvuga ngo umuntu agufitiye inda kandi afite ubukwe ni ikintu gikomeye kuri we n'umuryango we. Turashaka kumenya burya
baravuga ngo nandi urivugira ubusa, kandi buri kintu cyasohotse mu kanwa cy'umuntu akagitobora akakivuga kiba kimubabaje cya mbere, ikindi haba hari impamvu akivuze. Ntabwo twigize tumenya ibyo bintu by'inda na mbere, ibyo bintu twabimenye ku murenge wabo. Niyihe mpamvu yatumye ubivuga kuri uriya munsi? Ikindi, ese koko ibyo wavuze ni ukuri cyangwa ni bimwe bya Farida tuzi kavuga ibintu ejo akaza agasaba imbabazi? Abantu benshi barakumenyereye kuza ugahamiriza ibintu ukaza ngo mumbabarire ngo rwose murabona. Dukeneye kumenya ukuri. Ese nihe mpamvu wahisemo kujya kwica n'inuze n'ibirori by'abandi bana, kandi ukanashaka gukora iki? Ukanavuga ko inda ari iye. Ese niye dusobanurira aho hantu ubundi. Sinzi niba nabyita depression cyangwa se wenda nabyita nk'uburwayi ngendana muri roho, cyangwa se muri life yanjye ndimo kumva yuko ngiye ngomba kwanga Samantha, ariko nzamwanga pe. Rero Keza irabaza ngo ese koko uratwite? Yego ndatwite. Uratwite? Utwite ni ya Gilbert nkuko wabivuze. Ntago inda ari ya Gilbert, mu byumve ngaho ariko man cyakora nago nzakumenyera mu buzima. Ntago uzamenyera. Ese kubera icyo uteye gutyo? Uku niko oya suko ariko neye, ahubwo icyanteye kuba gutya ni igiki? Wenda wowe mbere yuko bino biza ntago ariko nahoze. Ntago ariko wahoze. Hanyuma se kugira ngo ujye guhimba icyo kintu, icyo ni ikintu gikomeye guhimbira umuntu icyo kintu afite ubukwe. Kereka nkubwire bwashoboraga gupfa, urabizi neza. Ntago nifuje ko ubukwe buba, ariko nagira ngo Samantha mubabaze nyereke yuko uburyo nanjye wenda ntago biri ngombwa. Ntago nigize ndyamana n'umugabo wa Samantha, nanarebye iki kiganiro azanambabare, ntibyari ngombwa konza, ariko byabaye ngombwa konza, sibyo? Umwana wanjye afite se, kandi ikindi cya kabiri, niba ngiyewe Samantha arifasha akankura mu nshuti zigwa kubera ikosa nakoze, akiyererutse imbere ya kamera akaza akavuga ngo ndamubabariye, ngo ariko ngo ndabamushyira inyuma kuko ngewe ndi forode, kuko ndi ibishingwe. Jamais Samantha. Ariko nawe urabizi ke impamvu nawe ari wowe umwanzuro wafashe ugereranye, nawe uravuze ngo hari ibyo wamukoreye bitari byiza bituma agukura inshuti ze. Nawe ari wowe wabi. Ariko byatewe nande niwe byaturutseho, kuko iyo bitamuturukaho hagati yanjye nawe nta rwango rwari buzemo. Kugeza aho ushaka Erega Farida, birumvikana ushobora kugena ikibazo n'umuntu, birumvikana, ariko buriya hari ubugome ushobora gukorera umuntu. Hari ikintu kibi ushobora gukorera umuntu cyamubabaza, ariko ikintu wakoze cyo kuvuga ko baguteye inda ni ikintu cyashoboraga iyo bari umukobwa woroshye uwo ngo woroheje rero guhita avuga ati haguruka, akavuga ati ibintu mbivuyemo, umugabo wateye inda gutyo. Cyari ikintu kibi wakoze cyashobora gutuma bahita batandukana, nyine ubukwe buhagarara cyangwa bupfa. Ese ukurikije uwo mujinya wari ufite, wigize utekereza ko icyo kintu gishobora kubaho ukabatandukanya muri ubwo bw'amafuti bwawe? None se reka nkubwire ke, wowe wenda ushobora kubyumva kuko atari wowe biriwe, ukumva ko ari amafuti. Kambanze ndende niba mikurangira iri kuvuga neza kugira abashe kubyumva. Urumva? Yego. Ntago ibintu mvuga ari amafuti, nta n'ikindi wenda reka mvuge ko Gilbert we nta n'ikibazo dufitanye pe. Naramubeshyeye nibyo, nta nubwo nshaka kuzongera guhura nabo ngo tugiye kongera kwicara tubisubiremo imbere ya kamera. Niba ngombwa ko twiyunga tuziyunga, nibitana na ngombwa nabyo it's okay. Nta ibintu byabo mbyitayeho, umve ko nabyitayeho. Gusa Samantha yarambabaje biri ku rwego nge twari inshuti nkikokora nkakora buri kimwe, mfite umwana bizi neza ufite ikibazo ari mu nzu aryamye ke, urumva? Samantha nkimira ngateka igikoma nkagugenda nkagura igitoki cy'ibihumbi 7 nkikorera ku igare nkamushyira, kuko nzi neza ibibazo nageze. Hari ahantu yanyitayeho, ariko hari aho yamfashije. Kumfasha nta mafaranga yamaye, nta byo kurya yamaye, ko narebona ko ntabyo afite nawe, ariko byibuze yaransengeye ndavuga ngo nta kibazo, akaguha icyizere by'ubuzima, akamereza icyizere cy'ubuzima, nyimbwira ngo ejo byakunda, niyo byakagabana bakaguca intege, jya wumva ko ejo byakunda. Imyaka ufite ni mike cyane, ko mwari mumeranye neza, mwaje gupfa iki abantu bakuru ke, urumva bitari biryoshye icyo gihe koko? Ukuntu niziraga Samantha, ukuntu nemeye gutandukana n'umuryango wanjye, nareba n'umwana wanjye ukuntu ameze, Samantha akamemukira,
nyuma nkaza hano kuri kamera na nyuma ya kamera nkamusaba imbabazi akanga kansembera, nagombaga gukora ikintu gishoboka cyose ubukwe bwiwe nkabwica cyangwa se butanapfa, akicara nta cyizere afitiye umugabo we. Urumva numvaga ngomba kumubabaza buri ku rwego nabasha kubikubwira ngo byumve. Ubu uricaye wigiriye inama y'umutwe cyane. Ubu uratekereje uti reka mvuge ko yanteye inda biratuma ubukwe bupfa, cyane biramuhangayikisha cyane. Ubivuga ubihagazeho uranarahira. Cyane ndanarahira. None se reka nkubwire ke ikintu gituma umuntu ahaguruka muri gahunda ze. Njye afite business ndakora ndacuruza nta kibazo mfite, urumva ejo bishobora kwanga. Uwari inshuti yanjye nkamugana nkamubwira ati Sama ndabizi narakubabaje mbabarira umfashe ndabona byanze kuko nanjye hari igihe kigize kugira ndamufashe birenze ko yamfashije. Ariko nanone ntago ari ibintu naza kwirata imbere ya kamera. Nta muntu udakeneye inkunga ijana murindi riba rikeneye mw'abantu. Ariko nanone ngiye niba Samantha yarambabaje naramuhaye umutima wanjye nkamwizera nkagira ibicyazi nanjye ibibazo ndi gucamo nkemera barananyirukanye bura mu kazi kubera Samantha. Uzi guhomba 2.5 hejuru y'umuntu yarangiza akaguhemukira. Ngo nkumva gagiye ngo ubukwe ngiki. Ubundi reka nkubwire rero ntago wenda ushaka kuba ibyo tubwiye byo nibyo ko atari waguteye. Ntago ari we. Ego mana babwire mfite umusore mwi turamugeraho buretse Farida uburyo witwara n'ibintu ukora bitanga icyizere gike buri muntu wese ashaka kugerera. Ni ukuvuga ngo twese tubaho mu buzima turabeshya pe, tugira n'abantu nyine tudakundana nabo tutiyumvanamo, ariko ibintu wowe ukora biba bihabanye n'ikintu umuntu ashobora gukorera umuntu nubwo umwanga gute. Rero ukuntu wigaragaza mu bantu bituma abantu bose bakubona nk'umunyabinyoma, umuntu utagira niko nabiyeretse kubera Samantha agahinda yanteye keza. Umuntu uvuga ikintu nyine atavuze ati ikintu cyagira ingaruka cyangwa nta ngaruka. Nyine abantu bagufashe nk'umuntu uhubuka mu kuvuga. Kubera iki? Ukora ikintu wigishije inama, nta muntu ujya ugira inama, nta muntu ujya ubaza icyo ugiye gukora. Nta nshuti ngira nicyo kibazo ngira. Ubundi inshuti rero uzi se Samantha Samantha tumureke so nshuti wenyine. Uzi impamvu mbikubwiye gutyo. Samantha ariyo nshuti nagiraga ku buryo yatumye numva yuko nta yindi nshuti nyine mu buzima bwanjye. Samantha turamumenye ntago abanaga n'abantu ariko nanone byari iby'ubwana kuko imyaka tumaranye ni myinshi, urumva. Ntago rero navuga ngo sha Samantha rwose wapipe yatumye nakariza abantu benshi cyizere. Birashoboka ko nawe ushobora kuba udashobotse. Buri ushaka kugira inshuti cyangwa se ukabura inshuti ariko nyuma ukarema izindi. Rero niba ushobora ikibazo ni umwanya mukeya. Ubugira akazi kenshi gatuma nta bantu mujya muvuga. Mu buzima bwanjye ngira umwanya muke ku buryo ntabikubwira ngo byumve. Icyo kintu niyo mpamvu niba utagira inshuti ugisha inama, niyo mpamvu uzajya ukora ikintu buri gihe ugashiduka wavuze uti byarangiye usanze wibeshye. Twakomeje muri komenti hari abantu benshi muri kira kiganiro twakoze wari uri kunywa amayoga n'ibiki uvuga ngo inda ni ya Gilbert we yanisekeraga, byaragaragaraga ko ari umwere kuko Gilbert ntago akomeza ibintu binaba yabyoroshye. Nuko yarazi ko bitabayeho. Urumva ariko ukamaze ubitsindagira na Samantha ntiyabikomeje yabonaga yisekera. Nyine barakuzi ko Farida ni Farida nyine ushaka kubura umuntu Farida agahita yumva ukuntu uteye. Ariko nyuma hari comment nyinshi zagiye zigutuka. Sinzi niba ugira bino biganiro ugasoma muri comment. Ubundi reka nkubwire hari ikintu cyamaye imbaraga zo kujya nsoma comment narazisomaga ariko nasoma nk'ebyiri singiye kubabeshya nkahita numva nyine ndabirambiwe kubera ukuntu ibitutsi ndi kubona. Urumva ni ukuvuga ngo njyewe man so nabivuga gute koko. Rero niyo mpamvu ibyo bintu byose ugenda ukora nyine bikarangira ugaragaye nkaho wibeshye cyangwa nyine usaba imbabazi. Nibyo bituma muri comment abantu benshi bakunda kugutuka. Sinzi niba ujye uzisoma. Sha yewe muranuka mukananyicarana ku mutwe no ku maguru ku buryo uziyo ndebye zira comment ndanitakariza icyizere ariko nanjye icyatumye mbikora cyari gifite ishingiro ntitaye ku rwango rw'abandi bantu bazanyanga. Urumva? Nukuvuga ngo niba umuntu aguhemukiye umuntu nagusura nawe uzamwireka kufite ikibuno we kubera iki umuntu agusura gutese nawe warasuze buri nawe naramwishyura nabi shasa mana arakunereye ndakwishyura ndongera ndakunera yego ntuzongere kumenyera n'ikindi gihe nutekereza no guhemuka mu nzozi.
ako ke uzi umuntu guhemukira mu bintu utatekerezaga bahemutse wikigira nkaho yaguhemukiye kurushwa muhemukiye nta kibazo twanemeye ko nanjye yamemukiye ariko uzi umuntu ureka akazi ka 2 muri umujyi wa Kigali abantu bagafite nibangaye reka nkubaze comment iyo dusomye z'abantu uzi comment magana cyakoza ejo bundi narize inshuti zanjye mwarambwiye ndiga comment 200 nta nimwe ivuga ngo Farida mumureke Farida n'umwana ari nyine oya hari izo nabonye nibarebye nibare 3 nyine ibibaza muri comment 200 kumva abantu 3 bakuvuganira nyine byumva gute urumva udakabije ku bundi muntu urumva udakabije gusa icyo nge nababwira abafana ba Keza ko nge nabafana afite kuko mwe muranuka ntago muri abafana banjye icyo nababwira cyo nashakaga kunera Samantha nkamunera bereye ku muzi kuko yarazi icyo azira nabo ntago ari buzimbira akamira ngakivuga sinje hano ngo mbasaba imbabazi ariko naramwishyuye yumve ko guhemuka ari ibintu bibi yumve ko guhemuka nta kintu bimaze yewane ubu cyandi gufira ingurashizi baby ahubwo tugaruke watubwiye ko umwana atari ese ko uratwite noneho byanyabyo wende byaje imbere tunabireka shakereka nkubwire nubundi uratwite cyangwa nubundi nayo ntayiri oya se yabitarimo nkabameze gutyo nagira inda nini nagira indingana gutyo manini nobonde wanjye kuba ndi munini ndabyemera ariko nanone gutwita byo ni ibyanya uratwite rero byanyabyo nabonye uzi uri kurya kadimu kanje ahubwo tuvuye ku bya Gilbert ibyo twanabivuga byarangiye hari umusore yitwa Lucky twaranavuganye nawe mwaravuganye inzira karengane Gilbert bivuyeho none tugeze kwa Lucky n'umutipe ntago nari muzi yarampamagaye arambwira ngo arifuza ko tuganira ngo kuri wowe ariko ndavuga ni se Farida ko tigeze ambwira no musore ni musaza we ni sheri we ni igikiki umutipe araza turaganira tubwira stories zose ko zimeze nyine uko mubanye nabira bigana byose abibonaga arambwira ati ni gute umuntu ngewe tumuranye imyaka 5 hafi 6 afata inda yanjye nemera karenge akajya kuyishyira ku wundi muntu ni ibintu byo bitanumvikana ku giti cye ku ruhande rwe nanjye sinabisobanukiwe turagira ngo tubwire uretse wenda hari ibintu hari umuntu yishyira mu buzima bikajya bumucanga ubundi bimeze bite noneho Lucky wavuye hehe Lucky warazira iki kugira ngo inda ye ujye kuyishyira ahandi bimeze bite mana shambuze iki ari igihe uzagikora n'ibintu no kubisobanura bikuyobera mana birancanze tubwire rwose niba atari byeri nyinshi wanyweye niba buri gihe uhora na furi none mbuze icyo mvuga gusa nyine wenda tubwire koko wende tuvuge Gilbert da ni Samantha mwafanye ikibazo Lucky sarazira iki kuri kumutwarira inda wari kwishyuza inda ye uri kujyana ahandi wo bimeze bite kandi mbizi icyuye aya ntabyo wabikoze wabitekereje uri umunyabwenge reka nkubwire buriya Lucky yakuye he nimero zawe ngiye nimero zanjye ntago yaziba ko ziba ziri ku biganiro ntago yazibura siba ziriho ahubwo ikibazo ni wowe kandi na Lucky no kujya kubeshyera winda y'undi mwana ngo si yari bimeze biti bimwe bitekereje wambwiye ngo wabitekereje ariko kuko za nama z'inshuti nta nshuti ugira nimpamvu kuri ikintu hubutse ugasanga nyuma kirakugarutse ngatubwire nka Lucky we arazira iki muri ibi byose nanjye simbi sinari muzi ariko yambwiye ko ngo ari isheri wawe uri umugore we n'ibiki warazira iki rero kugira ngo agwe muri bino bintu Lucky rero buriya ni umugabo ukwiriye icyubahiro ariko narahemutse pe nyuma y'ibyo nubwo namuvuga uko ari ariko sinzi niba azagira imbaraga zo kumbabarira kubera yuko narahemutse warahemutse cyane ahubwo narahemutse pe kubera ko uriya mugabo my husband wanjye n'ubuzima bwanjye urumva uri isoma cyakora umuntu atasobanura urwango nari mfite Samantha niyo binsaba kuba nahemuka nkoze ubundi buryo nari bubikore gusa nyine Lucky yumve ko nanamuborotse atanahamagara kubera numvaga nshaka kubanza nkababaza Samantha nkazamusaba imbabazi inyuma wigeze utekereza se ku mubano wawe nawe mbere utarajya gukora ibira byose ntago nabitekereje singiye kubeshya abantu nicyo kibi gukora ikintu utatekereje rero nicyo kibi gukora ikintu utatekereje
utibajije se ibi bintu nimbikora nyuma bizagenda gute. Umutipe arababaye aragira ati Farida twari tubanye neza nta kibazo, wumve ko nafite n'imbaraga zo kumusaba imbabazi kubera ibintu nakoze ni isoni ni ikimwaro, ariko mana imbabarira n'abantu bo ntibambabarira ndabizi n'ubundi nabo kuntuka gusa. Sefari wahindutse ukaba umuntu mwiza ukaba nk'abandi, okay sube mwiza ariko wahindutse ukaba umuntu usanzwe, umuntu nk'uko abandi bantu bateye wabiki. Ntabwo ndumva nshaka n'akadimu ariko nzahise nose ko nabaye mugome kwa Samantha. Nabaye mugome kubera Samantha twamuretse ariko yawe nuriya mugabo unukomeza ka Samantha ntago abirimo. Icyo nuriya buriya umuntu mubana umuntu ukunda ntabwo ujya guhemuka, ubanza kureba iwawe mu rugo cyangwa se n'uwo muntu uko bimeze. Kuvuga se iki kintu ningikora nago kizabangamira uyu nguyu, ariko ubikora utatekereje. Mbwije ukuri wahindutse ukaba umuntu nk'abandi basi. Wiba umuntu nkanjye wiba nka runaka nyine hinduka nk'uko abandi bantu babayeho. Nose ikibazo kereka nkubwire ngiye nagombaga kwihorera. Yego baravuga ngo nujya ujya kwihorera ujye usigaza imbaraga zigusubiza inyuma kubera yuko wowe ugiye kwihorera ntabwo uzi imbaraga afite, ariko nanone nagombaga kwihorera uko byagombaga kugenda kose kandi narihoreye niyo ubukwe bwaba icyo nashakaga nubwo kitabaye uko nabiteganyaga nari nabipanze muri plan nari napanze, ariko narihoreye. Nanjye ndisha Samantha umutima nkuko nanjye yawundishije nabirimo ibi ngibi, ariko gusa nyine Lucky simbizi pe sinzi ubundi se Lucky uramukunda. Jiwe shaka nkubwire rero nubwo namusize inyuma y'ibintu byose nkamushyira imbere mu nguni kugira ngo byibuze atanabona amenera mu idirishya, ndamukunda. Hanyuma umuntu ukunda ukamukorera ibintu utamwibajije buriya rero umujinya nari mfite Samantha. Umuntu ukunda uramwibagirwa. Buriya kenshi biba byiza iyo ugiye gukora ikintu ubanza ugatekereza kuri wa muntu utifuza guhomba. Twese tugira iyo mijinya ariko wowe wirebaho cyane. Nagombaga kubabaza ngiye Samantha kandi uranikunda. Nikunda kuruta ibintu byose bibaho. Yego niyo mpamvu nawe inshuro nyinshi uzajya ukora ikintu bikarangira ari wowe n'umunyamakosa. Kuva twatangira kuri biriya bintu bya Samantha iteka wakoraga ikintu nyuma ariko bikagaragara ko ari wowe munyamakosa ndetse unasaba imbabazi. Ese basi nazo nzongera kumbuza nagize akora ubwo bukwe bwiwe nta kintu bimbwiye n'ubundi sinkunda umugabo we, byari ukumubabaza byari ukumuhemukira biraho kubw'urwa ngo nari mufitiye, ariko ahubwo intambara ngiye kurwana sinzi ngo nzayirwana gute. Ubu cyo nicyo kibazo kisigaye. Hanyuma umuntu ashaka kwibaza Farida umubano wawe n'uriya mugabo utwitiye ntago wenda wera tuganije tubwira uko mwamenyanye ko mwahuye, gusa we uko twamwumvise nuko nyina aragukunda tu. Ako ntago mwabishyize kuri YouTube. Umva rwose aragukunda. Ikindi kintu nshaka kubaza nkawe nk'umumama uri umubyeyi n'ubundi yego ugiye kongera ubyara ariko n'ubundi tuyire umubyeyi, umubano wawe n'uriya mugabo ubona gute nyine uri kuwa ubundi ikihe gihe? Umutipe twaraganira twumva afite gahunda rwose avuga ati Farida ngenda mwihanganira nzi uko mutwara nzi uko ateye nzi ko akora ikintu atatekereje nyine zikahubuka nyine uko yavuze. Yego azi uko agutwara nyine azi uko kuko ibiganiro byose wakoraga arabibona azi uko agutwara. Arambwira ati rero ngiye ku giti cyanjye mukuru cyamuzanya ni igiki yaraje yiwe kumbaza nyine ibyo byinda n'ibiki wagiye kuvuga ibyo araje kumbaza. Rero arambwira ati ngiye ku giti cyanjye nzi uko mutwara sinamwanga ahubwo ndashaka kuzamubaza icyamuteye kujya kuvuga biriya bintu kandi azi neza ko atari byo. Rero nka Farida ku giti cyawe ndagira ngo nkwibarize ese umubano wawe na ntagiye izina rye Lucky umubano wawe nawe ubona ari uwuwe? Ese mu myaka mumaranye urabona umukunda nk'umugabo nyine nk'umugabo wawe nk'umuntu mwabyara n'umwana wa mbere wa kabiri? Ese umufata nk'umuntu dusobanurira ukuntu umufata? Rero buriya urafite ukuntu mufata nk'umugabo ukwiriye ibyiza sibyo? Yego wenda sinzi niba mwarabishyize kuri YouTube mwabishyize ariko uko agaragara
faithful ntago ari ko agaragara nyine ku wundi muntu uko yamubona nko kuri telefone cyangwa ku ifoto. Ni umwana mwiza pe. Njyewe imyaka nzi tumaranye ni 5. Urumva sinzi niba yarabikubwiye. Twarabanje nyine tuba aba friend biraho bisanzwe biza kugera ku rugero dukundana. Wumve ko twanakundanaga ndi mu ntambara za Samantha bizi kuko nawe umuntu akenshi wamfashaga Samantha nawe akansengera. Urumva ariko ikintu na n'uyu munsi kiri kumbabaza ni ukuntu sinanabona n'imbaraga zimuborokora. Naramuborotse kandi atanamamagara kuvuga ngo ndifashe mborotse umuntu kubw'umujinya mfite kubw'urwango mfite undi akabigenderamo kubera kudatekereza kabiri ko ariko mbivuga. Ariko nanone shase namuborokora kuko sinabona ibintu ngewe mu nese kuca muborotse urumva ibintu wakoze. Iyo muborokora kuko ndamukunda pe. Iyo muborokora igihe ribu uzajya mbaza gahunda zanjye bigatuma mubwira plan mfite yo guhemukira Samantha bigatuma nyanga. Cyase avuga ati umuntu udatinya guhemukira inshuti ye cyangwa se kuko we arabizi icyo mpfa na Samantha. Akavuga ati kubwo gushaka guhemuka ati yirengagije ubushuti afitanye na Samantha kuko ikosa Samantha yakoze bitumye nanjye mbigenderamo. Ese mwemere cyangwa muhakane we n'ikindi yari bukore ni oya kamuhakanire ariko kujya guhemuka. Ngiye rero naramuborotse mu mwanya yaza no mu rugo mumve ko naratashye nibera no mu ntara naranamwihoreye ahantu mba. Bivuze ngo wowe impamvu watse kumuvugisha no kugira ngo atazambangamira muri plan zanjye nifiti. Ariko ntiwatekereje nyuma uko bizagenda nurangiza izo plan. Nako nari nzi ko rwose ibyo bintu yabitekereza byo kuza ko n'umuntu uvuga uzi ko nta muntu ari seriye. Ari seriye kubyo utabitekereza. None se wa mubyeyi we nyine uri umubyeyi turi kuganira. Ariko atazagushuka ngo duhuze kuko ntago nabona izo mbaraga. Oya reka nkubwire buriya uko utinze ikibazo kigenda kiba kibikurushaho. Buriya iyi kibazo ugikemura kare kitarakomera. Uko wanga kumuvugisha niko yibaza impamvu y'ibyo bintu. Kandi impamvu niba uyifite uzamubwira nyine iyo ari yo nyine nkuko yinsobanuriye ujye mubwire. Siko bimeze kubera ko gukomeza kwihisha gutyo mu muntu ushaka guhomba byose. Naho ushobora kuzamuha. Ubundi sekereka nkubwiye ubwo ndabyemera. Ngira inama uwazari ku mwana karinda kavuka nkamwihorera urumva nkazarinda mbyara kandi abizi laki kutwite nyine twanajyanyerega no kwa muganga. None uramwihorera gute nyine akomeza nyine ibyo arabizi ko byabayeho twe tukamwihorera nkazabyara umwana namara kumubyara umunsi wo kubya umunsi nzaba nabyariyo tukazamuhamagara ndatwumva ko ndabizi nago yabyanga akaza noneho tukagira twanga ati umwana wawe kiri kumva nukajya nshyira mu mafuti ngewe ubwo uri kumva uri kunshyira muri ayo mafuti nanjye nzaze nsaba imbabazi ngo mumbabare nge ntabwo nekereza nkawe. Reka ikintu cyane nose ubundi uri guhisha ibiki shana arahemutse na guhisha iki iyo wahemutse warahemutse byararangiye nturi bubisubize inyuma. Kandi niba ukimukunda kereka niba utakimukeneye utakimushaka ibyo nabikunda ndamukunda. None se umuntu ukunda umuhisha gute ugenda ukamubwira uko byagenze nyine uko byagenze. Ariko se urajya guhisha icyama ejo buriya iyo ugira amabanga menshi uhisha umuntu mubana ni we biremerera. Nk'ubu ntazi aho uba ntuzi yaba ntuzi uko abayeho ntazi uko ubayeho. Ibyo byose n'ibibazo uri kwishyiraho biguhangayikisha. Ahubwo aho wakavuganye nawe mukaganira mugakemura ibibazo ugatwitira ufite amahoro. Uri kwishyira mu bibazo by'amagambo ni na stress ndamubwira iki ndavuga iki. Ikintu gihari rero kizima we nuko wakemera amakosa kuzi gusaba imbabazi mbizi kuzi gutaka mbizi kandi ejo ukongera amakosa kandi nawe rega yambwiye ko akuzi arakuzi ukumeze arakuzi ukuteye. Rero wikiyoberanya kuko arakuzi kerekana utagikeneye kubana nawe cyangwa kugumana nawe. Ayo rero ni amahitamo yawe. Niba utakimushaka ayo ni amahitamo yawe nge se nayakubwira ngo kora iki. Simbizi gusa icyo ngiye gusa uko mbyumva niba ari ubwenge bwanjye butekereza nabi ndumva namwihorera nkazamubwira umwana yavutse. Ariko ubwo ufite umusaraba wo kwigerekaho umwana wenyine. None ko wa mbere se yantaye nkamurera njyenyine kandi ntiyakuze nubwo arwaye. Ibyo bivuze ko wamenyereye nyine.
njyewe ndakugira inama, kugira inama simvuze ngo uyikurikize, ariko genda avuga ngo nkihitira. Farida uri umuntu ukuze, uri umuntu mukuru w'umubyeyi, ugiye kongera uba umubyeyi. Igihe kirageze rero ngo ureke ibintu byo kuvangavanga ibintu, kuvanga abantu, ibitekerezo bivangavange, ufate ibintu bidahuye ubihuze, wicare hamwe umenye ko uri umumama, umenye ko uri umugore, ufite umugabo ugiye kubyara n'undi mwana, umenye inshingano zawe, uve mu magambo, uzive mu nzangano. uzi ikintu kintera isoni, uzi ukuntu yita kuri uwo mwana nubwo mva navugana nawe, kuko akunda kuvugana na Mary ibintu byose n'ubikurikirana. Nanjye birambabaza yego, ariko kubera ibyo nakoze mba mbona nta hantu nabona nca ngo ngiye gusaba imbabazi ngo mubwire gutya na gutya wapi. Noneho gukomeza kumwisha nibwo uri gukemura ikibazo. Nibwo numva nabanyemuye ibibazo, wenda nyuma akazabona ko umwana ari uw'akajya cyangwa twapima na DNA. Hanyuma icyo gihe cyose urumva umusore muzima, umuntu muzima ushaka umwana we wajya kwihisha ukavuga ngo uri kumuhunga ngo abwo azishakira undi. Azi ko ufite ikibazo. Gusa nabigenza gute? Ufite ikibazo ni ukuri, kandi ni ukuri ufite ikibazo kinari seriye. Kenge nuva twasoza ikiganiro nkajya gushaka indimu yo kurya. Indimu muri iyi mbeho urarya indimu y'iki? We nta nubwo byakucarana indimu wagira noneho ni uburozi mfite muri njyewe. Indimu amazi ni ibintu mu buzima mbaho numva nagomba kubura muri iyi life. Cyakora mwabantu mwe mutuka Farida, ni ukuri aho bigeze mujye mumubara nawe ntago ari we. Ni ukuri kw'Imana mba numva nshaka indimu n'amazi pe. Ntago ari kuko kugeza ubu umaze kubona ko nawe hari igihe ibintu ubikora utazi uko ubikoze ahari. Niko nabivuga. Rero abantu bagutuka, abantu mwese mwamututse ni ukuri. Biragoye. Sinzi uko nabivuga, ariko Farida ni Farida nyine nyine nuko. Sisi tuganire niba byumvise. N'umugabo atwitiye ubwe ntashaka kumuvugisha. Gusa njye inama nakugira, si ngombwa ko mbana nahari. Mwanaganira ubwanyu muri babiri. Umuborokore we yaravuze ati Farida haramborokore ampamagare nge nganire nawe. Si ngombwa ko mba mpari. Nagura kina muborokora pe. Kuko mbona nta kintu cyo kumubwira mfite. Wapi? Ntabwo kivuga nta kintu ufite cyo kumubwira. Ntacyo mfite mana yanjye. Buri gihe uzajya ukora ikintu birangire ubaye umuswa nyine, ubuze ikindi kintu cyo gukora. Rero ubutaha shaka inshuti, njyewe inama nakugira, shaka inshuti. Guhera ubutangira kurema inshuti. Muri so munarema inshuti gute? Babakobwa b'inshuti zawe, abamama b'inshuti zawe, abatura nyine rema inshuti. Nta nuguzi ko barema inshuti. Mbona abantu bose banyegere ngo tube inshuti nkahita ngira ngo bafite ikindi kintu kiri kubagenza mu buzima bwanjye, mwumva nyine sinzi. Shaka inshuti. Inshuti ni nziza kuko hahandi ukeneye igitekerezo uramugisha inama. Inshuti nyanshuti uti se basimba igenze gutya akubwira yego cyangwa we. Naho wowe impamvu buri gihe wisanga mu bibazo, ukora ikintu utekereza ikintu ugahita ugishyira mu bikorwa ntawe wabajije. Nta nuwogishije inama, bikarangira nyuma ukisanga uri mu kibazo. Rema inshuti. Ikindi niba ukunda Lucky, mushake muganire. Ni umuntu mukuru, nawe uri mukuru. Ahubwo cyeka nawe nuba uhari. Nubwo naba ntahari ntago ari njye ubahuza gusa. Ntago ari wowe, ariko nanone niba yarateye intambwe akaza kukureba keza. Mwese mwumvikane. Niba ari imbabazi uzisabe, niba ari byo usobanurira nk'uko wabidusobanurira nawe bimusobanurire, kandi nawe yabyumva. Ibibazo birangire, ibintu bikemuke bijye ku murongo. Ubundi Farida wubaka umuryango wawe na Lucky, muri twite neza nta manyanga, urira umwana neza. Njye nicyo gitekerezo nago. Gukomeza kwirukana muri ibyo bintu by'amanyanga nta kintu numva uzakuramo. Bizarangira uri umuhombye n'ubundi ari Lucky umuhombe, urumva? Kandi byibura ari we ise w'umwana. Nyine uba mu buzima bw'ibinyoma, uva mu buzima bw'ikinyoma ujye mu buzima bundi busanzwe bw'abandi bantu basanzwe. Siko bimeze. Niyo nama nakugira. Ariko umuntu umugira inama nawe akigira indi. Niba utabishaka komeza nta kibazo, gusa njyewe inama yanjye yari badukurikiye nabo ubwo baragira ikindi kintu bakubwira, ariko umuntu mukuru umenya ko ukuze ufite imyanzuro. Basi bwa rimwe kambasaba mungira inama ku bintu byanjye na Lucky. Abantu umuntu kanamwe mwe mubigabanyisha mungira inama ko nyene inama zanyu ndazikeneye pe. Ndazikeneye kandi ndetse na cyane ibintu byateye n'intambwe. Gukora ibintu kwanjye natekereje kabiri ndabona bigiye kunge ese ubundi banamfunga buriya ra.
bagufungira iki se hari inda wakuyemo bapfa kutamfunga oya ntago nayikuramo kuko umwana afite wa mbere afite ikibazo wenda uyu nguyu we Imana izabifasha. Ikibazo cy'iki? Kensoni ndende ni nko kugusomera igitabo. Yavutse afite ikibazo. Yavutse ari muzima. Avutse ari muzima nyuma rero umushuti wanjye wabaga mu rugo adafite ahantu ho kuba bitewe n'ibibazo yari afite. Byaduje no kuvangiye nawe bigatuma azi wanjye. Ari naho inkomoko z'ibintu byose ntago biri ngombwa reka nere kurwa mvuga ibyo zena ko byanarangiye. Sha biragoye. Umwana aje kubigira ikibazo nyuma ibintu byose byararangiye. Yaranavutse afite n'imyaka igera muri 2. Reka twizere ko rero uzamutwita neza. Mutwite neza, umutwitire mu mahoro utuje, nta stress, nta matiku, naki. Niwe atazagira ikibazo nyine agize n'umwana arakigira. Siko bimeze. Sha kigira iyo nabuze nk'indimo n'amazi nagize nk'ubute kwera ko nk'ubu. We niyo iri muri ibyo bintu byo guhisha se, we utekereza ubuntu bwinshi mu mutwe nabyo bigira kudatuza kwawe. Kuko ndwara n'umutwe udakira kubera nyine gutekereza ariko ubuntu bwinshi utekereza mu mutwe wawe budafite n'umumaro. Wishyiramo bigucanga bikuvanga bitafite akamaro. Rero reba imbere h'umwana n'umugabo wawe ubaka ubuzima bwawe. Reke n'abandi babaka ubwabo. Shani babwubaka Imana izabifashe nawe Imana igufashe Imana igufashe umwana wawe umutwite neza wibaruke tugusure tuguhembe mwoka byarame ibintu byose bigende neza sibyo. Ndagira ikintu bwira badukurikiye. Ikintu nabwira badukurikiye ntago mbagaya kubw'ibitutsi mwantutse byari amakosa yanjye naziraga. Kandi ikindi cya kabiri tubereyeho kugira ngo twige uru ruganda turiho kuri iyi si ntago rufite nyirarwo. Nukuvuga ngo rero kubw'amakosa nakoze ntago bisobanuye ko yakorosa ibyiza cyangwa se ineza nagize. Ahubwo mwe ndabakeneye mu ngira inama kandi mukomeze mudushigikire mudukunde rwose pe. Ndumva iki kintu nababwira ndanabakunda nta n'umutima mubi. Ngagira ikintu bwira Lucky. Mana yanjye Lucky se buriya koko biragoye. Lucky cyo namubwira cyo nabona n'ikiganiro musabye imbabazi n'umutima umenetse ntabyo kuvuga ngo ni nka biriya byo kwa Samantha nsaba imbabazi ejo bikaza bikisubiramo niyumva ko afite uziko nuyinangira mu mutima simbizi niba zambabarira. Wowe gikora ikintu ariko wizeye. Je nta cyizere ntacyo mfite. Gibanza ugira icyizere n'ibindi bizakunda. Lucky ndagusaba imbabazi imbere ya kamera. Umbabarire kukuborokoraho rwose Mana nubwo ngusabye imbabazi ndumva nta bitari hafa. Ariko gusa icyo nakubwira cyo umbabarire nakoze ibintu ntatekereje kabiri kandi ikindi byari umujinya n'urwango nari mfite Samantha nawe urabizi byose uko byatangiye gusa nyine I'm so sorry. Reka mbashimire mwese mudukurikirana no kuri ibi ngewe inama namugire mba ndi kuzimugira nkuko nawe mwazimugira kandi bura twifuza ko umuntu ahinduka akaba muzima kugira ngo umuntu akomeze umushyikire mu kuba mubi nta kindi bisarura uretse nyine kuba mubi kwasaza uri mubi abantu bose bagahora bakubona ko byo n'ahantu uterura umwana w'uruhinja nawe wamuterura akarira kubera iki wamutima mubi. Rero umuntu aba mubi kandi agahinduka. Umuntu aba mubi igihe kikagera agahinduka. Niyo mpamvu ngiye ku giti cyanjye namugira inama kugira ngo ahinduka abe umuntu usanzwe nk'abandi have mu bintu nk'ibyo imitima bayireke atwite nk'umumama afite amahoro nta stress. Niba umugabo wamukunda biyunge babiganire ku kibazo gikemuke nk'uko ibindi byakemutse. Nawe ushaka kumugira inama ku rundi ruhande wumva ukabwira uko yabigenza nk'umubyeyi nk'umuntu utwite wese akamenya kwitwararika. Ikindi ukagabanya ikintu cyitwa iminywere inzoga ntago ari nziza. Kayoga ko se narara n'akanyweto nyine wenda utabigira ingeso utazajya witwaza umwana ukajya bigira rego umwana nanjye ndamukeneye. Reka dusoreze n'utaturangiza cyo gutaha.